Umwana ejo bundi baramubwiye ngo yewe mwana ngo vuga ngo Violette ngarasa n'Imana. Urumva uwo mwana ntabwo yasubije ahubwo yarandebye arandeba arangije aravuga ngo umuntu w'umukara se ngarasa n'Imana. Turabashuhuje kandi nanone turabakiriye kuri YouTube channel yacu African Continent. Nizere yuko mumeze neza aho muri hagiye hatandukanye. Uyu munsi nanone twagarutse ariko nago nahita nkomeza nabanje gushimira abantu bakomeje kutwereka urukundo, bakomeje gukora subscribe, bakomeje gukora like, abantu badupostingiye kuri video yacu yatambutse. Ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Umuntu nyine kwifata akagupostingira, agakora like, agakora comment. Ewan noneho ku bantu bakoze subscribe ho mwebweho noneho ni ku mutima. Ndabashimiye cyane cyane cyane. So uyu munsi nanone rero twagarutse iruhande rwanjye ndi kumwe n'umuntu tugiye kuganira. Ngewe Muranzi ni Yvonne cyangwa Mukesha. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuntu tugiye kuganira, turaganira ibintu bigiye bitandukanye. Murabona ni mushyashya hanga, mushaka ko mutari mumuzi kandi nawe tujye kujya dukorana cyane. Hari ibintu byinshi biri imbere nyine azagenda agaragaramo. Uyu munsi rero tujye kubanza tumuganirize, tumumenye mu buryo burambuye. Urasa neza. Aturakoze kuri serie cyane. ni bisanzwe. Wari uri serie? Rimwe na rimwe. Yego komana yanjye. Mva hano rero duhora twisekera. Turi muri modo za danje. Okay, turakwakiriye kuri channel yacu. Uyu ni umuryango mugari, tuba dufite abantu bagiye batandukanye batureba, badukurikiye. So tuguhaye ikaze rero wiyumvemo ikaze. Ugiye gutangira nyine utwibwire, utubwire amazina yawe, hanyuma nyine dukomeze. Murakoze kumpa ikaze. Amazina yanjye nitwa Violette. Ariko n'ibyo nkunda cyane ni Oscar. Witwa Oscar? Yeah. Nese Oscar kari izina ry'abagabo. Wowe ukaba uri umukobwa kuki witwa Oscar? Izina Oscar ndarikunda kubera ko nyine mbona rimwe na rimwe ndiramfasha. Kuba rero ari izina ry'abagabo ntacyo bitwaye kubera ko nanjye mfite character nyinshi, ubundi runini mfite character nk'iz'abagabo. Impamvu ndikunda. Okay, urangiye ngo ufite character nk'iz'abagabo kandi koko nyine uragaragara. Umuntu arebye gutya abona ugaragara nk'abagabo ariko urasutse. Niba usutse nyine bigaragaze ko uri umukobwa, sibyo? So izina Oscar ryaturutse niwe waryiyise cyangwa na abantu bari kwiza? Abantu barinze. Bakwise Oscar nawe tufatiraho. Tufatiraho umeza kwitwa Oscar kubera ko ku kazi nkora abantu benshi bazi Oscar. Kubera ko nanjye nabonye ntacyo rintwaye nakomeje kwitwa Oscar. Biba Oscar ubwo no mu buzima busanga benshi bazi Oscar. Niyo mpamvu nanjye ndikunda. Warabyakiriye muri make. Nese Oscar wakuze ubwo nyine uraza kwihangana n'ibyo nzajya nkoresha. Watubwira nyine utubwira amazina yawe, wakuriye hehe, ukura gute. Turaza nyine kuganira byinshi, utubwire nyine ukuntu muri societe nyine wagiye ukura, byo wagiye uhura nabyo bitewe nyine na character zawe. Byanga bikunda hari ibintu byiza wagiye uhura nabyo cyangwa si bibi, sibyo? Byose nyine uragenda ubitubwira ariko tangira ubwira abantu badukurikiye, utubwire ati nakuze gutya muri make, nakuze gutya nkurira aha niba ari ngombwa muri make nyine. Muri make ku bantu badukurikiye bari kumbona abazambona. Ye nakuze ndi umwana umwe mu bana batanu. Ariko muri abo bana batanu njye wari mukuru.
bivuze ngo life yanjye ariko ubuzima bwanjye bwari bukompitse cyane sinzi niba nibukomeze kubikoresha ariko bikunda kunza nta kibazo ubuzima bwanjye bwari ubuzima nyine busa nk'ubugoye yaba ari ubugoye ku buryo nteye kuko nakuze nk'abahungu nkorana mu bakundi bahungu ndi umukobwa ukuze nk'abahungu bivuze ngo rero byari bigoye kugira ngo nitandukanye n'abahungu cyangwa se nisanishe n'abakobwa kugira ngo rero nza kwitwa Oscar byaje nyine bitewe n'imiterere ubuzima bwo mu bwana yaba ari mu bwana yaba ari mu maze gukura byari bigoye uburyo bigoyemo rero nakuze ntafite ababyeyi babiri ariko byaje kuba ngombwa ko umwe yitaba Imana ntanamuzi neza mama wanjye yitabye Imana ntamuzi nari mufite yapfuye afite imyaka 7 ariko twari nyine abana 5 nyuma yo kubura mama papa nawe yaragara akitwitaho ese njya kwibera mu yindi famiye ifamiye nyibamo na itari kwa kundi nyine ujya kuba ahantu avuga ngo umwana wundi abishya inkonda ntabwo avuga ko bari abantu babi cyangwa se bari bakennye ariko ntabwo byari bimeze neza nk'uko nabyifuzaga muri make nyine aho hantu wagiye kuba ntabwo nyine ubuzima bwagenze neza nk'uko wowe wabyifuza naje kubireka rero njya kwikora akazi ko mu rugo nkavamo wakoze n'akazi ko mu rugo ikagenda uzi ko duhuje stories nanjye akazi ko mu rugo naragacapye naragakoze nkabamo urabizi nyine mu buzima hagenda uhura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyiza rero nabyo biba bihari ariko n'ibibi biba bihari mu byiza nabonye hari aho ugera ugahura n'imiryango myiza ariko hari n'aho ugera noneho bikarutwa no kuba wapfa oya nanone bibaho none se Oscar warumbwiye ngo wakuze nyine ukurana n'abahungu ukura wumva nyine ubona nyine ufite character z'abahungu abavandimwe bawe ni abahungu gusa cyangwa harimo n'abakobwa abakobwa barimo ariko abenshi ni abahungu kuba nanjye nakuze nk'umuhungu bitewe n'abahungu twagendanaga abo twiganye ku kigo twakinaga bari abahungu nyine nanjye nk'abahungu none se kangubaza akabazo k'amatsiko nyine urabona abakobwa hari ukuntu tuba twitwara ugashaka utuzara ugakora utumekapu nk'uko ubwo kuri kumbona sibyo ukogosha utugohi ugasigaho nyine utuntu tugiye dutandukanye wowe uburyo wakuze nyine wajyaga wambwira wigeze ubaho ubuzima bwa gikobwa nyine wenda ngo ugerageze utuntu nk'utwo ngutwo wambara utujipo iki rimwe na rimwe barabigeragezaga ariko abantu muri iyi si baragoye ushobora kwambara ijipo wanyura hariya ari abaguhagarika ari abagira kubera ko ngiye mu buzima n'amaguru byose mfite ubuzima bwa gihungu kuko urebye ubwoya mfite ku maguru ni bwinshi cyane uraza kubutera kwambara nini rero ni akasamutwe uraza kumbwira yuko utigeze wambara mini ukaba ungana gutyo utarambara mini ndagenda nkagura amajipo nkayazana nkaba nayipima narangiza kuyipima nkayishyira hariya nkayimanika kubera ko ntabwo wayambara ngo ujye mu muhanda kubera iki se niba wambara ijipo ukajya mu muhanda abantu baragusigara baguteraho komenti niba ugiye kwambara noneho rimwe reka ngusetse rero nigeze nambara ijipo ikanzu njya gukora ikiyede n'abandi gukora nambaye ikanzu nambaye n'ikigofero nyine cy'umuntu wari gukora ikiyede nambaye n'ipantaro ariko muri ya pantaro muri ya kanzu harimo ipantaro nambaye n'ikigofero hacaho abana bato wibaza urwego ibintu biriho hacaho abana batoya bagiye kwiga abana bato bagiye kwiga umwana umwe aratambuka arahagarara mu bana nka 5 aravuga ngo dore umuhungu wambaye ikanzu
aya yaravuze ngo muzamure umugabo wambaye ikanzu ndamubaze mwa umugabo wambaye ikanzu ngaju ndavuga wambaye ikanzu muze mu museke akuvugiriza induru aravuga ngo dore umugabo wambaye ikanzu ngo ni mu museke abandi bana bavuza induru nakibaza nk'ubwo ngubwo uramutse wambaye ikanzu niba usekwa n'abana abantu bakuru basigara bakudajinga ubwo urumva nyine aho ngaho wese wumva ukomeretse ya wumva nyine birababaza mwana ariko nyine waragendaga ukagura utujipo bivuze ngo n'ubu ngubu aho uba nyine hari utwenda tw'abakobwa ujya unyuzamo ukigera ariko ukabika twambarira mu nzu udukubita muri mu nzu nese ngiye kubona uri mwiza ni ukuri kwimara reka nkubwire nubwo nyine uri kumbwira ngo iki ngende wowe nakifata nkacyamo akajipo urumva ubundi nkasohoka akajipo wakambara ugakunda pe ariko iyo ukambaye rimwe ugasohoka ukajya hanze ukagera hanze ugasanga umuntu umwe arakubwira ati Oscar ntuzongere kwambara ijipo ntabwo ijipo zikubera wagera ku kazi ugasanga buri muntu wese ari gutera comment kuki ko wambaye yaje Oscar yambaye ijipo muze muri Oscar yambaye ikanzu muze muri Oscar usanga topic yabaye Oscar iyo rero babivuze gutya kabiri gatatu ntabwo wongera kuyambara nibyo nyine byagiye bikubaho ya ijipo nyine uhita uyihorera uvuga ati sinongera kwambara ijipo ukajya wambara amapantaro waba uyakunda waba utayakunda urayambara kugira ngo wenda wiyimike amenyo y'abantu cyangwa se n'ibigambo biri aho ngaho none se nko ku ishuri urumva ku ishuri twambaraga amajipo wowe nyine urwo rugamba kubaho wambaye ijipo mu kigo abantu bose bakuvuga wabiciyemo gute kugira ngo usoze ese ubundi warize ugarukira mu kangahe nahise ngarukira mu wa kabiri segonderi nangiye kujya mu wa gatatu ku ishuri ho aho nigaga nageragezaga kwisanisha n'abakobwa kuko rimwe na rimwe wasangaga abandi bafite amabere njye nayo mfite ugasanga urimo urashaka gusa nabo ariko kubera ko nabo ushaka gusa nabo batakwiyumvamo bikarangira ucitse intege ukabyihorera ushobora kuvuga ngo wenda ndashaka kugira inshuti runaka za nshuti zanjye tujye tugendana wowe niba ushaka kugendana nabo badashaka kugendana nawe birangira bya bintu bikuvuyemo ukabyihorera amajipo narayambaraga ariko mbere yo gukuraho imyaka 13 byari irimo character y'abahungu ariko uko ngenda nkura bigenda bihinduka bikomera kavuge ngo bikomera kurushaho ntabwo rero mbere ntabwo nabyitagaho muri make ubwo byabaga bigoye ariko nabiteragezaga kubyima umwanya cyane ko nabaga mfite byinshi bindemereye bitari uko ngaragara ndi kubona usa nkaho wigeze gupfumura ariko harapfumuye ujya ukubitamo uduherena se ukagenda aho mu muhanda aho nariwe aho ndagenda kubera ko ubu ngubu urwego ngezeho ntabwo nyita ku magambo y'aba ngaba n'aba ngaba sigaye nkora ibyo nkunda ngewe ubwanjye ariko bitavuze ko nyine iyo bakuvuze urababara kubabaza ariko mu buryo bwo gukomeza ubuzima ntabyirengagiza none se reba nyine ukuntu nsa izi nzara zanjye sibyo kuva wabaho wari wasiga inzara zawe ugasigaho tuverine cyangwa se kura nyine twajyaga dufata amahina tugasigaho wowe ibyo ngibyo warabikoze z'intoki narazisize ariko sinigeze nomeka cya kwa kunda bakunda koko n'intoki zawe zimeze nk'iz'abagabo ubu ngubu isurushye sinahita mpfa ubwo nyine ntabwo wigeze ukinisha ngo wenda uvuge ngo usigeho inzara ikintu nageze nkinisha rimwe ngikora akazi ko mu rugo nakinishije kwisiga makeup kagira inkuru nagiye nyine nibatiro ya mabuja nibaga fondeta yabisize muri salo kwa kundi umuntu aba ari kwihuta nyine agiye mu kazi naje ndagenda ndabifata maze kubifata ndisiga hano nisiga no ku munwa ibitukura n'ibindi by'umukara bisiga nta nubwo uzi amazina yabyo maze kubyisiga nkabona nta formule bifite nkabona nyine ntanjyana
Nifite agasimati ndifotora ariko niyo ari kumbwira ngo nsohoke mu nzu ngere hanze naho nari kure. Uzaba waragiye ufata makeup utangira kwisiga ukisiga ukireba narangiza nyine kwisiga nkagenda ngakara gasohoka ariko ntabwo nakwisiga makeup ngo nsohoke njye hanze njye guhaha cyangwa se no kuri boutique ntabwo ibyo bintu ndabigerageje. Ko numva se bitoroshye wakuriye mu buzima bugoye pe buriya reka nkubwire ntabwo biba byoroshye kandi ni n'urugendo rurerure uko mbyumva kwisanga nyine nta mahitamo wigeze ubigiramo twese nta mahitamo umuntu yigeze akora ngo mvuke meze gutya buri wese nyine yaravutse tuwusanga umeze gutyo usanga mu muryango umeze gutyo ariko uburyo sosiyete nyine twakira nibyo biba bitandukanye. So nyine wowe uko nguko wakuze ukuyeho ko abantu bagiye bakureba bakagutindaho bakakuvugiriza induru byinshi cyane wowe ku giti cyawe ni icyo ubaza Imana ni ubishimira Imana ubifata gute cyangwa hari igihe uba wumva muri wowe usa nk'umuntu wihebye nta gikomere byigeze bigutera kuko igikomere no kubabara biratandukanye ushobora kubabara ariko udakomeretse. So wowe ku giti cyawe wumva nta kibazo ufite n'Imana ukavuga ati abangaba nyine babivuga batabivuga birabareba cyangwa hari n'igihe ujya wicara ugatekereza ukavuga ati kubera iki ntavutse nyine ngo mere nk'abandi bakobwa ukuntu biragora muke impamvu uvuga ngo biragora ni sibyo muri ubu buzima urabona hari n'igihe tuvuze Imana tuvuge kuri ibyo nkivuga abana buriya ni abatagatifu. Hari umwana ejo bundi baramubwiye ngo yewe mwana ngo uvuga ngo Violette ngarasa n'Imana aho kana karandebye garangije karavuga ngo umuntu w'umukara se ngarasa n'Imana karibu umwana muto w'imyaka nk'ingahe 5, 6 nayo bazi type ubamo ku buryo umwana muto w'imyaka 6, 7 akubwira ngo ntabwo usa n'Imana kandi bavuga ko Imana isa na buri wese nta n'umuntu uzi ishusho y'Imana ariko umwana muto akamenya ngo ntabwo usa n'Imana ugahita ibintu utagiye ibana nabyo ngo wiyakire wumve ko ari ibintu bibaho kuvuga ngo uravuga ngo Imana ntabwo yandemye nka runaka ntabwo nyabigira kubera ko hari udafite amaguru hari udafite amaboko hari n'abagendera mu tugare ariko ndagenda sikaye ndagenda mu muhanda wenda ntabwo nsa nabo ngabo bandi bavuga ngo runaka arasa neza cyangwa iki bitewe n'ubuzima twagiye dukoreramo butandukanye. Ushobora kuvuga ngo urasa na runaka kandi we yaravutse abona buri kimwe mu gihe we wavutse hasoringa wishakira buri kimwe ntabwo umuntu mwasa ashobora kuba afite akazi keza ugasanga nta kazi ufite nese uwo muntu mwasa gute. Niyo mpamvu rero niyakira havuga ati ngewe Oscar ndi ngewe wanyawe nuko bikarangira muri make rero ntabwo njya nicuza tuvuze gutyo ntabwo njya nicuza kuba wenda Imana yarandemye gutyo hari impamvu yandemye gutyo ntabwo ndicuza. Nese Oscar wenda si ngombwa ko nkubaza imyaka yawe wari wakundanaho bamuhunga kurebe agukunde aza guterete mwemerera urukundo nyine mukundaneho byarabaye tukundana n'umwe nka babiri ariko karagita z'abakobwa ntago zimbamo nakubeshye sibyo. Ushobora gukundana n'umuhungu n'urugero shaka kubwira ati nsoma ngiye Oscar ngo ngusome se nagusoma uri umuhungu sibyo nawe ushyire mu mwanya w'umuhungu shero wawe yarakubwira ati nsoma ukavuga ati reka da nawe ubwira ati ndaje reka nkarenga ubwo uwo mwatandukanye mwapfuye icyo ngicyo. uwa mbere twatandukanye
nakubwira ko twapfuye kera narifashe numva sinkibirimo ndamwihorera turashize ukumva nyine njye ntabwo icyambere ntabwo umuntu forusa ntabwo umuntu umbwira ngo kora iki ntagishaka icya kabiri ntabwo umuntu umbwira ngo niba nkubwiye ngo jya cyangwa ibaze tuvuge uri umukobwa sibyo ufite boyfriend niba ugiye kwisukira ngo ibisuko ntabwo bikubera kandi urashaka gusa n'abandi urabona hari abandi bakobwa basa neza urabona ahandi barasiga wenda izo nzara barasiga makeup cyangwa ni urugero urabona abakobwa turafuha sheri wawe umusanganye n'akandi gakobwa kambaye wenda ijipo kandi urabizi ntujya wambara amajipo nuri bunagerageze kwambara iyo jipo ngo wumve irakubereye cyangwa nakubwire ngo irakubereye urabizi ko nuyambara ntabwo ari bukubwire ko ikubereye kandi nawe umusanganye n'uwambaye ijipo ntabwo uzagenda ngo wambare ijipo ikiruta byose uravuga ati ibintu ntabwo nabivamo umubacana wawe wabonaga wenda haganye n'agakobwa kakubisemo akamenya utwara tugera iriya kigize gutya na gutya kandi wowe ibyo ngibyo utari bubikore ntabwo uri bubikore kandi noneho we ikindi ntabwo wenda yabavuga ngo ari proud yawe utwara mu gihe ukundana n'umuntu akaba ari proud yawe waba wambaye ijipo wambaye ikanzu wambaye iki byose nyine bikaba biragize waba usa neza waba usa nabi akamenya ngo uyu muntu arasa neza we rero ntabwo ibyo yabikozwaga ushoboraga kwambara ijipo akakubwira ngo nakubwiye ngo uze wambaye ipantaro kubera iki ngewe nambaye ijipo kuko ariyo nshaka ngo ijipo ntabwo ikubereye ngo wakambaye ipantaro ntabwo nakumbangamira ta ugahita ubivamo nahise mbivamo nese uwo wa kabiri nyine we byagenze bite ni wowe wakubwiraga ati nsomuka ukumva ntibikurimo uwa kabiri yaramfurusaga iyo bavuze ngo musome nka byanga agashaka kunsoma ku mbaraga nese wo kuki wabyangaga ntabwo biba bindimo ese umuntu ni sheri wawe no kumuha akabizo hano ku itama ntabwo no kumuha akabizo ku itama byaga ari ikibazo ntabwo nyine bimba bindimo mani reka nkubwire ugura inzu ungana gutyo utarasomana gusomana si bavuga ko utigeze usomana ariko nanone ntabwo byabaho mu gihe bikurimo ntabwo byabaho mu gihe bari kugufoza kandi ntabwo bijya bimbamo ntabwo bijya bikubamo nyine uba wumva wapi biragora kugira bizanze so kugira ngo rero hataza kugira umuntu ubyumva nabi bakagufata nyine muri rwa rwego rwa bivuge gute mbuze ijambo nkoresha ariko nawe urabyumva hari ukuntu umuntu ashobora kukubona akavuga ati afite karata z'abakobwa ni umukobwa ariko afite karata z'abahungu yitwara ubwo akunda abakobwa wenda bagenzi be muri urwo rwego si rwurimo wowe uri umukobwa ariko nyine wisanze ufite karata z'abahungu ubundi reka mwereke cyangwa se nuko usa n'abahungu oya reka ibyo tubireke wenda tuvuge ngo tureke kuvuga ngo nuko nsa n'abahungu hari igihe mu buzima ukorera mu buzima bufite sinivuga flexible cyangwa se warahawe urukundo ruhagije sibyo naho rwa rukundo rukagenda ubundi urabona iyo uteye igiti ku mazi kirakura ku mazi se watera igiti marangi ku mugezi ntabwo ushobora kugenda ukatera igiti kikajya gikura kubera ko cyavomerewe n'ay'amazi y'amazi yinjiye mu muntu rwa rukundo duhabwa n'ababyeyi rutuzamukiramo none niba warakuze mu babyeyi cyangwa mu hantu udahabwa urukundo utitaweho ni gute uzagira urukundo ruri ku buryo wumva ko buri muntu wese umwisanzuye niba ukuriye mu babyeyi wenda n'urugero icyo bagukoreye ni inkoni ni ibitutsi ni ibyo bintu ntabwo bizabura kuhafi bizagukuriramo ku buryo n'umuntu wenda ushobora kumva muri aka kanya ufite urukundo ariko washira akanya watekereza ubuzima wabayemo watekereza iki aho uva n'aho ujya habura umuntu rero muri kumwe ntabwo azamenya mu mutwe wawe harimo iki natabimenya azashaka ko mugendera muri level ariho
kandi ntabwo azi uri gutekereza iki. Icyiza ni ukumenya umuntu yakuze atenda amutwara. Iyo rero atabimenye agutwara uko yishakiye kandi njye ntabwo ari uko wari kuntwara. Ubwo rero byatumaga wenda niba turi kuvugana n'urugero nkawe turi kuganira hahita nibuka ko hari byinshi byamumerekeye. Icyo gihe ntabwo ibiganiro byacu biguma ari byawe, ahubwo mpita nsubira kuri ya fondasiyo yanjye hahita nibaza se ibi bintu bizarangira cyangwa bizahoraho. Icyo nakubwira cyo ni uko bizarangira. Ariko Imana bizarangira ukora ubukwe bwiza. Ngo yewe ese kutabyemera ukora ubukwe bwiza umva ubu rero reka muterese ushobora gutungurwa Imana ikagukubita ibogare ry'umusore. Umva umusore mwiza ku buryo uzajya umureba ukavuga ati njyewe Oscar ninjye mukobwa Imana yahaye umugisha cyane rwose. Imana ikaguha umugabo mwiza uzakumara agahinda, uzagukunda nyine ukuri. Niba utambara amajipo, niba wiyambara amapantaro akaguha amahoro yawe, ukavuga ati nta kibazo, ambara amapantaro, ambara ibyo ushaka. Cyangwa se ukanambara n'iyo jipo wakakubwira ati wambwiye ngo ku maguru meze nk'abagabo ufite ubwoya bwinshi n'ibiki, wakakubwira ati nta kibazo, ambara akajipo kagufi nibyo nshaka cyane rwose. Tukagutahira ubukwe ugashamo. Simvuze ko ibyo bintu bidashoboka. Bizashoboka nyine ndabyumva birashoboka. Ese we ntujya wicara ugapanga nka bije y'ubukwe bwawe? Nyine kwa gundi urumva abakobwa hari ukuntu ujya kuri telefone ukareba agakanzu keza uzambara mu bwawe none agatimba. Ndagukomeye. Neza uzambara iki mu bukwe? Ntagikomeye. Oya igikwe kigomba kuba. Ugomba kugenda ukareba agakanzu kagezweho ukavuga ati abafiyemere bazambara gutya, njye nzambara gutya, ukareba style uzasokoresha, ukareba ikanzu uzajyana mu murenge. Ibintu nk'ibyo bakobwa nibyo twirirwamo. Yewe mwicara ibyo bintu bikanzamo cyane rwose. Ukareba ukajya kuri za Instagram ukareba aho amafoto y'abasore kandi nyine ureba ifoto y'umusore ukavuga ati bogari ugahita Imana icyubahiro. yewe neza ibyo ngibyo ntabwo ujya ubikora. Ushaka kumbwira ko utarepiyaho nyine ngo wogoshe ingohi kuzibona niko zingana. ubu ntabwo uratunga kembe ngo ugire wogoshe Kembe nyine wogoshe ingohi ushyiremo agatiro. Sinakubwiye ko nabikozeho rimwe n'ibyo pitiro za mabuja ntabwo dongera kubikora. Warangiza ugahita woga mu mazi Imbere cyane. kandi wasanga byarakubereye. Njye ndaje nkwereke ukuntu nkwigisha ukuntu bashyiraho make-up nzigutere noneho wirebe kamubwiza ukuri n'abantu badukurikiye. Yewe mwe make-up cyane rwose za muhango nyine wirebe uteye make-up ukuntu uba umeze. Mushyireho n'ingohi n'ingohi ndende nshaka gusa n'ikindi. Okay, kadusoze ibyo ngibyo tuzabikora mu zindi video. Reka dusoze ngira ngo nshimire abantu badukurikiye. Ahangaho nta muntu wenda kuguca intege, hano ni umuryango mwiza, ntabwo bo bavuga nabi, ntabwo batongana, nta muntu wakuvugiriza induru uwo mwana cyangwa se abo bandi bose. Ni abantu beza cyane bagukunde. Oscar nako ntabwo yitwa Oscar, izina rye ni Violet gutyo ka Violet. Mumukunde umwereke urukundo. Inshuti zanjye ndabizi neza ko twese twagiye dukora mu buzima bugiye butandukanye, abakire abakene, cyangwa se tukisangana dufite n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye tutihamagariye. Ariko nimba hari impano irenze muri ubu buzima ushaka guha umuntu ni kumwereka urukundo, ukamwereka urukundo, ukamwereka ko umwitayeho. So Violet rero mumukunde, mumwandikire amagambo meza, tuzajya tubana nawe mu bindi bihe bizakurikiraho ko Imana izagenda idushoboza.
ariko n'uyu nguyu uko yabibwiye ni uko nguko. So reka ngusabe nyine ugire ikintu ubwira abakunzi banjye ari nabo bawe. Ngubu abakunzi banjye bose bawe ndabizi neza ko bari bugukunde bakakwishimira. Ugira ijambo rimwe wababwira hanyuma dusoze. Ijambo rikuri ku mutima. ijambo rimwe nababwira ijambo rimwe nababwira abantu yaba abafana abanzi n'abatanzi ni uko utagomba gucira umuntu urubanza cyangwa se ngo umuca intege bitewe n'uko umubonye. Ashobora kuvukira mu buzima bwiza nk'uko wavutse cyangwa akavukira mu bubi nk'uko we yavutse, ariko ntabwo aba ari we wabihisemo. Umuntu umwe yigeze avuga ngo arabajije gusa kuki ufite umutima mubi. Aje aravuga ngo ntabwo mu isoko wajyayo ngo ugure umutima, uwafite niwe yahawe. Bivuze ngo umuntu wese uko avuka niko aba yaragombaga kuvuka. Imana ibizi impamvu yavutse atyo. Ikintu kimwe navuga muri rusange, tugira urukundo. Murakoze. So urakoze cyane. Turabashimiye mwe mudukurikiye. Cyaba abantu batarakora subscribe, please kora subscribe. Nta kuntu ndi kwumvisha ukuntu ureba video kandi irangira kuri telefone yawe utarakora subscribe. Ku bantu amatelefone yabo ari muri France haba handitse n'ahantu handitse s'abonner, urakanda aho ngaho. Ubu duteye inkunga ikomeye cyane. Ujye muri comment Violet mumwandikira amagambo meza amukomeza, umwandikira amagambo meza y'urukundo, tumwereke urukundo hano kuri African continent nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane. See you next video.